ko ibi bintu ni ibyacu uru rugamba rwo tugomba kururwana ntabwo twaje gukina none gusuza nizere ko umeze neza kandi nkwifurije byiza ahantu hose hatandukanye wese umuvandimwe ukurikira ibiganiro mwese tubahaye ikaze muri aya makuru njye nitwa Ajabu Marashindi kumwe na Nikolani ko rumeze neza nanone yego meze neza rwose turaje muri aya makuru reka twihute tujye kuri ambush hari ambush karahabutaka iyi ambushi ni ambushi yatezwe muri Baraka ambushi yatezwe n'umugabo bita Ngoma Nzito tubwire kuri iyi ambushi urakoze cyane iyi ni ambushi yatezwe muri kariya gace ka Baraka kariya gace ka Baraka kamaze iminsi myinshi karimo kuberamo imirwano harimo imirwano itandukanye hari imirwano irimo igenda ihuza abazarendo hari imirwano irimo ihuza FARDC na M23 iyo yose irimo igenda ibera muri turiya duce twa za Baraka ariko noneho iyi ambushi ni ambushi rutura Ngoma Nzito amaze gutega abagenzi babo b'abazarendo kuki yabateze iskandari bagenzi babo ni bagenzi babo bafite uburyo barimo bashwana abo mu bwoko bw'ababembe no mu bwoko bw'abafrero tibarimo bumvikana nambushi yaremeze ite neza ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ko abo mu bwoko bw'abafrero no mu bwoko bw'ababembe batamereranye neza barimo bahangana ari amoko abiri arimo agenda asubirana kandi ari amoko afite imbaraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru aba bose bafite imbaraga bafitemo abamayimayi benshi bafitemo insore nyinshi zinjiye mu bamayimayi izi insore ari ku rwego rw'ababembe bayobowe n'uwo bita General Autoproclamé ya Kutumba ari mu rwego rw'abafrero bayobowe n'uwo bita Kalembe Ngoma Nzito uyu nguyu Kalembe Ngoma Nzito akaba afite parti politique Force Biloze Bishambuke uyu bita Kalembe nani Ngoma Nzito na ya Kutumba akaba afite icyo bita CPRC iyi CPRC niyo ya Kutumba akaba ariyo iri ku bwoko bw'iki bw'ababembe nyuma y'ejo twababwiraga ko barimo barwanira ahantu mu Bashimunyaka ariko noneho bavuye muri ako gace bumvikanye ko bagomba guhagarika ibintu bijyanye n'iki n'imirwano bagitambuka uwasimbuye ya Kutumba bita Rinda yahise azamuka asatira ibirindiro by'umugabo bita Ngoma Nzito asatira ibirindiro by'umugabo bita Ngoma Nzito aza kubatega ambushe yabateze ambushe akirangiza kubatega ambushe yaje kugwamo abasirikare benshi baya Kutumba nugo ngo yateza ambushi yari yabiteguye shaka kubahitana yari yabiteguye yabategeye ambushe ahantu bita Lukuba muri kano gace ka Lukuba niwe yabategeye ambushe umuntu bita Ngoma Nzito agamije kubahitana kubera ko babonaga barimo basatira ibirindiro bye ngo batamugeraho kandi we yari yarangije kuva mu birindiro byabo nukuvuga ngo ababembe bari muri Baraka yego we yari yatambutse ahantu bita Lukuba bawerekeza muri turiya duce berekeza za Fizi aha niho baje guhurira n'ibyago basanga Ngoma Nzito yabateze ambushe arabakubita yarasiye abasirikare baya Kutumba barenga muri 48 bari bamuteye gusa abana bari bamuteye abo 48 bose basize ubuzima bose basize ya Kutumba wari he ya Kutumba we bivugwa ko yapfuye abandi ngo arahari ntabwo aheruka kugaragara amezi arengane atagaragara kano gace kubusanzwe karimo imirwano n'aba bantu bapfuye bari mu mirwano none bare bagiye kumutera mu birindiro bye no kubusanzwe bari guhangana n'ubundi ntabwo ari ikintu gishyashya ariko noneho bari bafatanyije n'abazarenda bose bafatanyije kurwanya AFC M23 twirwaneho ariko noneho nabo baje gusubiranamo bararwana ubwo mama 23 natwirwaneho barimo barwana ruguru uje kugera za Poinzeri nabo bakarwana ujya kwinjira muri Fizi ariko ni iki batari kumvikanaho ko bose umugambo wo kurwanya AFC M23 kuki bisanze basubiranyemo ni iki batari kumvikanaho hari icyo batari kumvikanaho kugeza ubu ngubu nukuvuga ngo AFC M23 twirwaneho barahagurutse bashaka kugira ngo barebe uburyo barasa bari abazarendo kubera barimo bica abantu yego bakuraho ikintu bita amabariyeri yose mu duce bayoboye abaturage batangira kureba uburyo AFC M23 natwirwaneho bakuyemo bariyeri mu duce bayoboye abaturage barabishimira wazarendo bashaka ko apurika icyo ngicyo nacyo mu duce bayoboye biapurikwa n'ingabo z'umugabo bita ya Kutumba ubu ngubu wasimbuwe n'uwo bitarinda baravuga bati umuturage uwo ari we wese cyangwa se umusirikare uwo ari we wese ntawemerewe gushinga amabariyeri zo kugira ngo babashe kubuguza cyangwa baka imisoro abaturage hanyuma noneho ababembe bo batangira kugira gute batangira gushinga imisoro bagenda bayaka abaturage iyo misoro ikajya hehe muri bo ikajya mu bazarendo nyine bakayarya noneho bahita bavuga ngo ni ingabo za ya Kutumba za Ngoma Nzito nizo zirimo zisaba iki imisoro kubera ko ari ingabo za Ngoma Nzito zirimo zisaba imisoro ya Kutumba ahita mugabaho ibitero ko twumvikanye ko tutagomba
gukomeza gusaba imisoro abaturage None ukaba uri ukabikora. gukomeza kubasaba imisoro Aha. kandi abasabye imisoro ni ingabo zande za Yakutumba Aha. ntabwo ari za Ngoma Nzito. Ngoma Nzito ahita avuga ati ingabo zanjye narazihagaritse ntizirimo zisaba imisoro, ingabo zanjye nizo zisaba imisoro, none uraje nguje kuntera. Naho ngaho byatangiriye amakimbirane atangira aho ngaho kugeza ubu ngubu bakaba bambikanye barimo bahangana mu bintu bijyanye n'imirwano. ingabo ku ruhande rwa Ngoma Nzito na Yakutumba kumvikana batabaye ngombwa ko barwana byarananiranye barabigerageje, haje ndetse na komanda wa Kivu y'Amajyepfo buriya General Kivila yaje kubunga biranga, bohereje commissaire de zone wa territoire ya Fizi yagezemo arabunga baranga tibabasha kumvikana. Ngoma Nzito aravuga ngo izi ntambara barimo barwana ngo nizo kugira ngo baca agasuzuguro k'ababembe basuzugura abafurero. Nuvuga ngo ababembe basuzugura abafurero barabeshya ngo niwe barimo basaba imisoro kandi ari abake barimo basaba ariko se nyakuri baragisaba iyo misoro cyane rwose barayisaba barayisaba ntabwo ari ukubabeshyera barayisaba barayisaba ariko ntabwo nahamya ngo nababembe none kwaka imisoro niko gasuzuguro se niko gasuzugura iyo misoro ibinyuranyije n'amategeko. Ni ukuvuga ngo niba uteye intambwe zigera muri 5 urasanga bariyeri uhatanga amafaranga, niba urengeje izindi ntambwe 5 urasanga indi bariyeri. None se nibura iyo utanze amafaranga ntago baguha nk'icyemezo cyangwa akaresi kuko wagira ku indi bariyeri ntuyatange hose ugomba kuyatanga. Iyo bariyeri usanga aho ngaho urashobora gusanga iyo bariyeri aho ngaho ari iya kapiteni runaka, wagera hepfo ugasanga iya majoro, wagera ugasanga iya koroneli, hepfo yawe ugasanga iya generali. kuki bataguha resi ngo uyambukane ahantu hose uri bujye? Ntabwo bayiguha kubera ko babashize amabariyeri kugira ngo nabo babashe kuyabona. Resi se urayihabwa nande? Ni ingabo z'umuntu umwe ariko izo ni ingabo z'umuntu umwe ariko ziyobowe n'abasirikare benshi batandukanye. Niyo mpamvu byanga. Urashobora kwinjiramo ugasanga hano hari bariyeri ya kapiteni, kapiteni amafaranga arayashaka ariko komanda wabo ni umuntu umwe. Komanda wabo ni umuntu umwe. Kuki sazemo ayo macakubiri bakavuga bati twese twishyuze? Bivuze ko ayo mafaranga arebwa n'umuntu umwe ku giti cye cyangwa itsinda ry'abamwe, ntabwo ari igisirikare cyose muri rusange. Niko je nabyumva. Ibyo ngibyo si byo biri muri Kongo. Ntabwo ari byo biri muri Kongo. N'ayo mafaranga ntabwo ashobora kugera kwa koloneli yose. Niba baguca ibihumbi 5 wowe utanze amafaranga hano kwa kapiteni Ngoma kwa general Ngoma Nzito, nuva mu birindiro Ngoma Nzito arimo urasanga bageze nko ku mabariyeri 5. Niwinjira mu birindiro bya Yakutumba uranyura ku mabariyeri 5 hose utanga amafaranga, hose ugenda utanga amafaranga. Nugera ahantu hari abarundi uratanga iki amafaranga, nugera ahantu hari ingabo za Kongo uratanga amafaranga. Aho ugeze akaba yagushiranye se barakwica, baragufunga. Uratambuka gute kuri bariyeri udatanze amafaranga? Urafunga. None se iyo ukeneye gusubira inyuma aho watanze amafaranga baba bakwibuka cyangwa utanga amafaranga ya kabiri? Urongera ugatanga ya kabiri hamwe nubwo batakwibuka. Ni itegeko, niba utambutse ugiye uratanga amafaranga, nugaruka urongera utanga. Ubwo nta mukene ugomba kuhaba rero. Mukene se ninde? Umusirikare ahubwo niwe uyarya. Nta umusirikare umuntu udafite amafaranga yo gutanga imisoro ntabwo byamukundira. Urafungwa, nta ingendo urazisubika. Ibi nibyo byatumye bakomeza guhangana. Birumvikana cyane. Ariko mu gihe byabaga ibyo byose nyirukugabiye ambushi mwenyewe Ngoma Nzito yari yagiye cyangwa ari hafi aho ngaho? Ngoma Nzito ntabwo ari muri turiya duce, ari Mirimba. Izo ni ibikosi bye cyangwa se n'abasirikare be bari mu Karagara. Amabwiriza ariko adahari. Abo ni abasirikare be barimo bagenda bakora ibyo ngibyo. Ngira ngo byumvikanye cyane. Hanyuma se hari ingabo z'u Burundi nazo nyinshi cyane ariko zimaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Izi ngabo zigiye muri Uvira kwenda iki? Hari ingabo z'u Burundi nyinshi zimaze kwinjira hariya muri Uvira. Izi ngabo zigiye mu mirwano. Zigiye mu mirwano, zigiye guhangana na AFCM 23. Nyuma yuko ingabo z'u Burundi zimaze igihe kirekire hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihangana na M23, ariko urugamba rukaba rwarabananiye. Baragerageje guhangana na M23, urugamba rukabananira. Bongeye kwiminjiramo agafu. Nyuma yuko General Major cyangwa ni Lieutenant General sinibuka neza, Prime niyo ngabo avuye muri Kinshasa, yego, agahabwa amabwiriza amashyashya, nawe yageze mu Burundi ahita atangira kubishyira mu bikorwa. Ibyo yavugiye Kinshasa agiye kubyapurika mu gihugu cye cyane rwose, agiye kubyapurika mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yageze mu Burundi ashyira abasirikare standby ku byo bari bumvikanye. Bavuze ko hari abasirikare bagomba kwiyongera ku rugamba, bakerekera muri utu duce dukurikira. Hari abasirikare berekeye ahantu bita Makobora, hari abantu berekeye ahantu bita kwa Nundu, hari abasirikare berekeye kwa Swima, hari abasirikare berekeye uduce tw'Indondo, abandi berekeje mu duce twa Gafinda, Munanira
na Kirungu. Abarundi abo ni abarundi. ibyo bice nta barundi bari babirimo. Nubundi ibice bimwe birimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi harimo FARDC. Ariko kugira ngo abantu badukurikiye babashe kubisobanukirwa, reka tubitandukanye neza. Nibyo. Kirungu igice kimwe gifitwe na AFC M23 twirwaneho. Munanira igice kimwe gifitwe na AFC M23 twirwaneho. Gafinda igice kimwe gifitwe na AFC M23 twirwaneho. Indondo yose ifitwe na twirwaneho. Makobora ifitwe n'ingabo za leta na wazarendo. Kwa Nundu hariho wazarendo. Makobora harimo wazarendo. Kwa Swima hariho wazarendo. Ni ukuvuga ngo izi ngabo z'u Burundi zinjiye muri Uvira zongera kuri bagenzi babo bari basanzwe bahari. Zigiye kunganira iki? Zigiye kureba uburyo bahasha AFC M23. Nyuma yuko baganiriye batekereje ko umubare w'abasirikare ushobora kuba warabaye mukeya. Niyo mpamvu niba umubare w'abasirikare warabaye mukeya bagomba kuwongera. Barangiza kongera umubare w'abasirikare bakajya ku rugamba. N'ibikoresho byariyongereye. Indege 3 ziriwe zitunda ibikoresho hariya mu Burundi. Bijya hariya muri rugamba rw'imirwano hari kubera imirwano. Ibi byose ni ukugira ngo Tshisekedi niba yatsinda rwa rugamba. Mu by'ukuri mu bigaragara kano gacika Uvira cyangwa se ahantu hakomeje kujya izi ngabo ku busanzwe hamaze iminsi harimo n'imirwano twakomeje no kubivugaho. Ubundi imirwano ikomeje kuba ihaba twakomeje kubona ejo ko barasa mu mihanda abazareno n'abandi. Hagamijwe iki? Ikigamijwe nta kindi ni ukureba uburyo bakwigarura Uvira. None se M23 nayo kivuga ko iri hafi yaho twanavuze ko ejo izi ngabo za AFC zirimo ndetse n'abasirikare bamwe bafashwe mu buryo butazwi bakajyanwa ahantu hatazwi bigakeka ko ari aba AFC. Bivuze ngo turi mu rungabangabo ntituzi ngo ninde nyakuri wafasha abasirikare akabajyana ntibyamenyekanye neza. Bivuze ngo AFC irimo na FARDC irimo n'abandi bafatanya. Nyirizina ko nta rugamba ruhari rugaragara rweruye ku mpande zombi bari kurwana bate mu buryo bumeze kuri gusa urugamba ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugufata intwaro gusa mukajya ku rugamba mukarwana. Diplomasi nayo ni urugamba rukomeye cyane. Bariya Abarundi ubona bambutse buriya hariya ntabwo bambutse muri diplomasi. Bariya Abarundi bambutse bagiye ku rugamba. Ikikwereka umuntu wambutse agiye ku rugamba yambukana intwaro. Yego, bambukanye intwaro, bambukanye amakompara yariyo yose n'indege eshatu zabo zibaye ibikoresho. Ibyo byose nibigaragaza ko bagiye kwataka AFC M23 kandi ndibamara iminsi 2 AFC M23 bataratangira kuyataka mu bicirimo barashaka kuyimura muri biriya bice irimo bitikije Uvira. Kubera ko Uvira bazi ko batayifite. Mu gihe batarigarura iriya misozi ya za Kirunga za Gafinda za Munanira ngo bigaruye Gataka bigaruye Buhonde utwo duce twose bataratwigarurira bazi ko badafite icyo bita Uvira. Mu gihe batarabasha kwigarura icyo bita Rubarika bazi ko badafite Uvira. Ibyo bice bifitwe nande na AFC M23 bazi ko mu gihe batarigarura icyo bita Kamanyola bazi ko Uvira batayifite. Ubone isugo wari ifite nyine ntayo bafite. Niyo mpamvu bari abasirikare bagezemo Abarundi kugira ngo barasi ibice birimo 23 natwirwaneho babirukane nibarangiza kubirukana bira bice babasha kubyigarurira batangaze ko Uvira bayifite. Byabafata iki? Icyo bibasaba icyo bibasaba nuko batakanye nta bundi buryo bafite ibikoresho bari determine. Ibi ni ibice binini mu kubireba ni ibice binini binagaragara ko birimo ingabo za AFC nyinshi kandi izi ngabo buryo zirwanamo cyane ko muri minsi muri Uvira ntabwo zakunze kuhataka ku mugaragaro. Zahatatse mu ibanga rikomeye ubona wagira ngo harimo n'ubundi buryo bwo kubanza kumenya amakuru ari kuba ku rugamba. Ni ubuhe buryo budasanzwe izi ngabo z'u Burundi zizanye cyangwa se strategy nshyashya bazanye ku rugamba izabafasha gutsinda AFC mu buryo bworoshye? Ngenda cyeka ko nta strategy bazanye nshyashya. Ntayo bazanye. Ibikoresho bakoreshaga nibyo bafite. Umubare w'abasirikare bari bafite niho bagifite. Nubwo hiyongereyemo abandi ariko bari bafite uri ku rugamba urahagije kandi ubwinshi ntabwo ari bwo burwana. Nibyo harwana strategy hakarwana n'igikoresho ubufite no gukunda umutima wo gukunda igihugu n'umutima wo gukunda igihugu n'intego y'icyo urimo guhanganira. Yego, Uburundi babaza mu intego bafite muri Kongo niyi bari ku kiraka. Bari ku kiraka. Niba umuntu ari ku kiraka ugaba umuntu kiraka ati genda umbagarire uriya murimo ntabwo yita ngo arabagarira ibigori neza. Yego, ngo narangiza afate ibyatsi byegereye ikigori abishikure ikigori agifate acyegereza iki itaka. Yego, narangiza afata ifumbire ayegereze cya kigori. Bari icyo bareba ntago bavuga ngo Kongo tuzayituramo Abarundi
ariko bageze kuvuga yuko hari ibice bimwe na bimwe bazirukanamo AFC bakimuriramo ingabo bakimuriramo abaturage b'u Burundi bakajya kuhatura. Byaravuzwe mu minsi itambutse. N'iminembwe bavuze, n'iminembwe bavugaga. Ariko ibyo ngibyo kuba byaravuzwe, ariko abarundi nabo barabizi ko bidashoboka. Nta gihugu kijya kimukira mu kindi. Hari kugira ngo bashake imibereho. Barashobora n'ubu ngubu bajyayo. Muri minembwe hari abarundi batuyeyo kugeza ubu ngubu. Na kera kose bari batuyemo. N'ubu ngubu bashaka bajyayo. Babaye nka bakavukire n'ubundi. Babaye nka bakavukire. Bashaka n'ubu ngubu bajyayo. Tibakumiriwe kujya gukorerayo. Baracuruzaga, barahingaga, barororaga. Sibyo? N'ubu ngubu babishaka bagenda bagaturayo. Kimwe n'abandi baturaga batuye muri turiya duce twa za Minembwe. Ariko kubwira umurundi ngo kariya gace uzajya kugaturamo kandi n'undi ufite uburenganzira bwo kugaturamo ntacyo byamufasha cyane kugira ngo abashe kuhavansa ku rugamba. Biragoye cyane. Hanyuma hari ibindi bice byakomeje kuvugamo ibintu bidasanzwe kubera ko nk'urugero ahangaha hari Poezero. Tugiye muri Poezero hari drone yakomeje kugaragara mu kirere cya Poezero. Iyi drone ni yandi irashaka iki? Hari drone irimo izenguruka hariya muri turiya duce twa za Poezero. Iriya drone ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Irashaka iki? Irashaka kureba uburyo AFCM 23 ideployinze abasirikare mu duce twinshi dutandukanye. Ntabwo iri drone iri kurasa iri gukora ubutasi. Ntabwo irimo irasa. Irimo iragenda ikora ubutasi. Kandi iriya drone kuva yatangira gusirikira hariya. Kuva AFCM 23 yakwigarura Poezero. Iriya drone iyi nshuro yazengurutse n'inshuro ya 47. Mu gihe kingana gute ubwo? Ndakeka ukwezi kurashobora kuba kurimo. Abadukurikiye namwe murabara kuva. Bivuze ngo ubwo hari inshuro iza nk'iminsi ibiri nk'inshuro ebyiri ku munsi. Hari n'igihe irenza inshuro ebyiri. Inshuro ya 40 na kangahe? Na karindwi. Inshuro 47 izenguruka. Nuvuga ngo buri munsi ntabwo ibura muri kiriya kirere. None se kuki taraswa? Niba ibangamiye umwanzi. Cyane rwose ntabwo AFCM 23 iragera igihe cyo kuyirasa, ariko nayo ntacyo ntirarasa. Bivuze ngo bona ntacyo yangije amakuru ibona n'ubundi ntacyo yangije. Irazenguruka gusa mu kirere, yarangiza kuzenguruka mu kirere ikagenda. Wabonye na Sikoyi, hari na Sikoyi yigeze kwazenguruka. Sikoyi bivuga ko ari yaba Angola. Yo muri Angola. Iriya nayo yarazengurutse cyane. Ariko nta kintu yigeze ikora. Amakuru zibona ni amakuru asanzwe n'undi wese yabona. Ni amakuru asanzwe. Kandi amakuru barayafite no muri Minembwe bafite intelligence zabo. Yego. Mu by'ukuri niyo mpamvu taraswa nuko nta kintu yangije. Ntacyo yangiza rwose. Aho birumvikana cyane nagira ngo dusobanure neza ko rokano kuko hari igihe bavuga bati indege niba yaduyi ni yaduyi nerekeraswe ubwo niba ntacyo yangije ntirasa ntacyo yangije nigumira aho ngaho. None mu bice bya Karehe naho hakomeje kumvikana imirwano iteye ubwoba. Muri Karehe kuki imirwano ubundi? Muri Karehe harimo harakomeza kubera imirwano. Abazalendo twangije no kumenya abagenerale barimo bayoboye hariya. General autoproclamé bita Mutayomba. Uyu general ari muri Karehe. Ari muri Karehe. General autoproclamé bita Deo. Uyu nguyu yita autoproclamé cyangwa se akiyita umuzarendo. Hagara umuzarendo. Numuki? Numu FDLR uri. Kuki yita gutya watari wese? Abari kujijisha. Avukari ya Cyangugu. Harangije no kugera abo bita ba Jile Murumba. Nabo bageze ku rugamba kuyobora. Jile Murumba nawe yageze ku rugamba. Ariko barakantu bakomeye. Uyu Jile Murumba nawe ni umunyarwanda. Jile Murumba. Yisi izina yibita Jile Murumba. Izina rye yitwa Byarimana Ishamunda. Avuka mu Kinigi. Hari abo bita ba Kigingi. Nabo bari hariya, barimo bararwana hariya. Abo bita ba Macano. Barimo bararwana, abo bita ba Kijove. Barimo bararwana hariya, abo bita ba Kayafa. Abo ba generale bose autoproclamé. Hafi ya bose barimo bararwana hariya muri kara gace ka Karehe. Nese nuko abasekere bakomeye kano gace ka Karehe kuba kamaze kujyamo abasekere bakomeye kuri uru rwego baje ku rugamba kuruyobora. Na gace kari kuri rwego k'ingenzi ku kigero cy'uko haza abasekere bakomeye gutya. Kariya gace ka Karehe karakomeye cyane. Karehe ifite amabuye y'agaciro ahagije. Ifite abantu bororera aho ngaho inka nyinshi cyane. Sibyo? Ifite ubuhinzi harera cyane. Ubunyobwa kenshi ubunyobwa buribwa Goma. Hafi ya bwose bavuye muri Karehe. Bafite ibitoki byinshi cyane, urutoki rwinshi cyane. Bino bitoki ubona biterwa mu mahoteli hariya za Goma. Ibyinshi bivuye hariya muri Karehe n'hariya muri Minova. Nibyo bakunze gukoresha. Nuvuga ngo Karehe ifite ikisobanuye hariya. Ugiye muri point strategique y'urugamba. Karehe wafashe Karehe gutera muri Masisi birorosha. Kandi Masisi bagerageje kuyitera bavuye muri turiya duce twa Warekare. Ariko batera bakananirwa. Baravuga batereka tuanze tuze dutere Karehe. Niturangiza kuyigarurira tuzajya tubona gutera ibitero hehe hariya muri Masisi. Baragira ngo ibafashe kugera muri Warekare na za Masisi ko bari gutera muri Karehe cyane rwose.
none Karehe nta kintu kidasanzwe bahakurikiranye bari kwishakira inzira gusa. Oya ntago ari kuvuga ngo ni ikintu kidasanzwe. Ni ugushaka inzira. N'imisozi barayishaka. Hariya harimo n'imisozi. Yego. N'ubutunzi burimo barabushaka. Yego. Mbese ibiri muri Karehe byose nabyo barabishaka. N'abariya bazarendo barimo barwana hariya nabo barahavuka, bafite ba nyina, bafite ba nyirakuru, ba nyirasenge, ba sekuru, ba nyirarume bandi. Uru ni urugamba rumaze iminsi mike ruvugwa, ntabwo rumaze igihe kirekire muri Karehe. Yego, rumaze iminsi 3 gusa. Urugamba rumaze iminsi 3, uyu munsi ndetse kuri wa gatatu. Uyu munsi wari umunsi umeze gute ku rugamba ugereranije n'iminsi yabanje? Rwari rumeze gute gutandukanye n'indi? Uyu ni umunsi ukomeye cyane. AFCM 23 ntabwo ikiri imirwanire muri turiya duce twa za Karehe twari dusanzwe tubona. Ntabwo ikiri imirwanire za Cambombo, ntabwo ikiri imirwanire za Lamba. Utwo duce twose barangije kutwigarurira. Ubu ngubu barimo bararwanira muri centre ya Rumbishi. Iyi centre ya Rumbishi imaze igihe kirekire. Ni centre irimo ubucuruzi cyane, ni centre commerciale. Irimo ubucuruzi bwinshi butandukanye. Muri Karehe neza. Iri imbere gutya, iri imbere ya Karehe gutya. Iyi centre ya Rumbishi barimo barayirwaniramo. Karehe ntabwo baragera Karehe kuri territoire, ntibarayigeramo. Centre ya Rumbishi barimo barayirwaniramo, kandi centre yari imaze igihe kirekire ifitwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barangije no kwigarura agace bita Numbi. Iyi Numbi ni ubwa mbere wayumva hariya muri Karehe. Kafashwe nande? Kafashwe na FCM 23. Dusobanure kano gace ka Numbi. Abantu badasanzwe bakumva ntabwo kunze kuvugwamo, ni agace gaherereye hehe neza. Aka gace ka Numbi ni mu gihe uvuye hano muri Cambombo ugahita ukomeza werekera ahantu bita muri Kabare, sibyo? Ugeze muri turiya duce niho uje gusanga agace bita Numbi. Na gace gasobanuye iki mu gihe? Na gace gafite nako gafite centre, naho bafite centre nini cyane nayo y'ubucuruzi, unerekeza mu mujyi wa Bunyakiri. Ni ukuvuga ngo gufata kariya gace ka Numbi baberekeza muri turiya duce twa za Bunyakiri. Nuvuga ngo icyo begiye kwerekezamo bagiye muri Bunyakiri. Naho baharwanire bahafate. Niba hava aho ngaho bamwe barakomeza berekeza za Bunyakiri, abandi barakomeza berekeza muri turiya duce twa za Kabare. Nuvuga ngo gukubita hariya Numbi, nejo narahavuze mu kiganiro twakoze, narababwiye ngo byanga byakunda AFCM 23 mu gihe itazigarura icyo bita Numbi, tigaruye Bunyakiri, ntabwo iramirwana izahagarara. Ariko harabonye ko kera Numbi yarangije kubatonda, basatira icyo bita iki Bunyakiri. Bunyakiri niyo ntego bajyanye hariya, barayifata byanga byakunda. Andego tugoye ku rugamba rwabaye ahangaha. Urwo rugamba ruri kurwanwa gute, mu buhe buryo, intwaro zakoreshwagamo aho bitandukanye n'urwabaye ejo? Intwaro zakoreshejemo hakoreshejemo intwaro zikomeye cyane. Za Ititu zirimo, za 60 zirimo, za machine gun zirimo zirumvikanamo, za Gatiyusha zirimo zirumvikana, za Gatimba, za Requirence, izo zose zirimo ziragenda zumvikana muri turiya duce. Ariko ntabwo haramenyekana ingano y'abasirikare wenda bapfuye baduyi cyangwa se inkomere, ntabwo ingano yabo iramenyekana. Uyu munsi ntabwo turamenya ingano y'abasirikare bapfuye, ariko abasirikare bapfuyemo ni benshi cyane. Urabona urugamba ruba rwahereye mu gitondo kugeza aya masaha barimo bahangana, byanga byakunda haba hari abasirikare benshi cyane, kandi batangiye gusheringana mu masaha ya saa saba z'ijoro. Nibwo batangiye gusheringana. Ntawe aryamye n'iki cyumvikana. Ntawe aryamye rwose. Hanyuma reka tuze no kuva ahangaha dukomeze nanone, hari ibindi byavuzwe. Hari intambara ikomeje kubera mu bice bitandukanye, agace kitwa Imusufe. Iyi ntambara iri ahangaha imeze ite? Kwanza kano gace ni agace kameze gate? Musufe cyangwa se Imusufe. Hano Imusufe uko wabivuze niko hitwa. Hano Imusufe ni mu gace uvuye ahantu bita Rugezi. Reka tugeranye abantu kugira bahamenye. Iyo uri muri Minembwe, uva muri Minembwe ukerekeza ahantu bita za Rugezi, ujyayo uko wambutse Rwiko, ukazamuka ahantu bita ngo ni ukagera ahantu bita ngo ni hakurya wambutse Rwiko, uhita ukomeza ukagera ahantu bita mu Rugezi. Iyo ugeze mu Rugezi uratambuka ukagera ahantu bita Gasiro. Iyo ugeze Gasiro ugera ahantu bita Inagatete. Ako gace k'Inagatete, hagati y'Inagatete na Gasiro niho haba ahantu bita Imusufe. Bivuze ngo kugira ngo barwanire Imusufe, aho handi hose babanje kwarwanira barambuka bagera Imusufe. Ntabwo baharwaniye, ni Imusufe barwaniyemo. Banza wumve, banza kugira ngo dusobanurire abantu babyumve neza. Musufe barimo bayirwaniramo si abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni bande? Si mama 23. Ni babazarendo abandi barwaniye Baraka. Nibi mirwano yageze ni Musufe barimo bahanganira. Nubundi basanzwe batuye Musufe. Yego.
ngize ngo babanje kwambuka muri ibyo bice bya Nyagatete n'ahandi. oya utwo duce twaza Nyagatete niho batuye, niho batuye abamayimayi b'abazarendo, abamayimayi bo mu bwoko bw'abafurero n'ababembe, abo bajyana kubwiye barimo barwanira muri Baraka, batezwemo ambushi bagapfa. Niba imirwano yavuye hariya nabo bakayijyana mu duce turimo abafurero, bavuze ngo imirwano ntabwo ikomeza kuba hano mu duce twacu tw'ababembe. Natwe dufite ababembe bari muri turiya duce twa za Musufe, ni mwatake namwe abafurero bari aho ngaho, bari gupfa ikirere, bari kurwana hano. Ibyo bijyana kubwiye bapfuye hariya muri Baraka, aha naho niho bari mike bari gupfa, niho imbarutso yavuye kugeza ubu ngubu. Ariko ntabwo bapfuye amabariyeri, iracyari ya mbarutso ya mirwano irimo ibera hariya muri Baraka. Ababembe bahunze, abafurero bahunze, bose muri turiya duce bahunze. Dufite n'amaudio yabo ngira ngo wayabonye aho ngaho, nayaguhaye, turaza kuyabashyira mu kiganiro, ari muri rurimi rw'igipfurero. None ndagira ngo kugira ngo urumva abarwana ni bamwe, ariko kugira ngo bimuke aho barwaniraga bahave bajye kurwanira hano kano gace ka Musufe, kuki bagiye kwarwanira? Mbese nuko bari bimutse, kuki bagiye kwarwanira muri rusange? Impamvu barwaniye muri kano gace k'Imusufe nta yindi buriya, nuko kugira ngo ababembe bahine abafurero, iriya mirwano irimo irabera mu duce turimo ababembe, barangiza ababembe bakagira gute bagahunga, sibyo? Nabo baravuga ati ko dufite natwe ingabo zacu za Yakutumba ziri muri kariya gace gatuyemo abafurero Imusufe, kuki twebwe tutarwanira mu bice birimo ababembe abafurero hanyuma tukabasha kubirukana nabo bagahunga nk'uko natwe abacu bahunze? Ni ukuvuga ngo ni intambara yo guhimana. Birumvikana. Birumvikana, bikomeje ko byaba ibintu bikomeye, ariko usongaho gusa kubera ko nanone mu tundi duce dutandukanye turimo Nundu wayikomajeho mu kanya kashize, naho hari intambara iteye ubwoba. Hariya Nundu naho harimo harabera intambara, hariya hamaze igihe kirekire abaturage barimo batotezwa hariya Nundu. Baratotezwa nande? N'ingabo za Wazarendo. Ibashaka iki? Iyo igenda ibatoteza nyine ibaka ibyo bafite, amatelefone iki, ibisanga barimo gucuruza ikabasha kubaka ibyo bacuruza, byatumye AFCM 23 izamuka ijya gutabara abaturage. Kugeza ubu ngubu naho ibitero naho byatangiye mu gitondo, baracyarimo bahangana hariya Nundu. Hari ibitero bimeze bite? Ni ibitero bikomeye cyane hariya barimo bahanganiramo. AFCM 23 igiye gutabara abaturage, ariko ntago ndakeka ko itarataka, ntabwo irataka ngo uvuge ngo iracyari kureba neza ku rugamba uko bimeze, turashaka kugarura agace runaka, ariko gusa ubutabazi bwabo nubwo gutabara abaturage. Babanje kwiga neza ikirere ngo barebe uko bimeze naho byerekeza. Aka gace kandi uruharya buriya tugasobanuye neza, ni agace kameze gate? Hano Nundu n'uduce turi hariya hafi ya za Uvira, uzamutse ruguru muri iriya misozi, ariko naho ni mu sheferi de Bafuriro, hariya naho ni agace nyine kegereye hariya za Uvira. Yego, birumvikana cyane. Ngira ngo ni byinshi byavuzwe, ariko reka tuze turebe uruzinduko rwanya kwa Perezida wa Repubulika Tshisekedi. Uyu mugabo yagira uruzinduko muri Congo Brazzaville na Tanzania. Uruzinduko rwe rugamije iki? Uruzinduko rwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo yaravuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yerekeza muri Congo Brazza. Urabona Congo Brazza na Congo Kinshasa ni ngaho bifatanye, bitandukanyijwe n'inyanja. Inyanja niba batandukanyije n'indimi bavuga usanga ari kimwe. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaragiye kuganira na perezida wa Congo Brazza, amusaba ubufasha. Yamusabaga ubufasha kugira ngo arebe uburyo yamuhuza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bo mu gihugu cye, bakaganira, bakareba uburyo bakumvikana, bikava mu makimbirane, none bakajya mu biganiro. None amaze kugerayo arabimubwira, yamubwiye ati wowe igihe watangiye negociation na FCM 23 yewe naraho wone perezida wa Congo Brazza ntabwo yigeze ungisha inama. Igihe mama 23 yagukubisika gukora mu bice byinshi bitandukanye, waganiriye na Angola, waganiriye na Amerika, waganiriye na Katale, abo bose mwaraganiriye. Ngewe ntabwo nigeze ntumirwamo. Ntiwigeze umbwira. Sinzi uburyo najya muri ibyo biganiro, none ndagiza kujya muri ibi biganiro mbashe gutangamo umusaruro ntazi aho byatangiriye. Byanga byakunda nakagombye kubanza kumenya aho byatangiriye. Ikibazo nyamukuru cyatangiye gite? Narangiza kukimenya, kabona kugira gute, kabona kuza amenya inama nakugira aho nshingira, amenya inama nakubwira nicyo nashingiraho. Mu byukuri yamuteye twatsi
ahita amubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byashoboka, njyewe sinabasha kugira ngo mbashe kubahuza kubera ntabwo zaho byahereye naho bigeze ubu ngubu. ariko se ubundi mbere y'uko yerekeza muri Congo Brazzaville hariya abataravuga rumwe nawe n'ihuriro ry'amadini muri rusange ahari, noneho abenshi bagerageje kubahuza baravuga bati turakora ibishoboka byose uhure nabo mutavuga rumwe muganire mukemure ikibazo. Uwe abanza kubyanga nako hari abadashaka, harimo uruhande rwa Kabila na M23. Ni iki yarajyanye gituma uruhande rwa Congo Brazzaville rwemera ibiganiro cyangwa se rwemera kumuhuza no batavuga rumwe? Ese noneho yaragiye kwemera guhura na AFC n'abandi atemeye? Kuki yaragiye n'iki yaragiye gushakira Congo Brazzaville atabonye ahandi kwanza? Icyo yashakiraga Congo Brazzaville, Congo Brazzaville n'abaturanyi ba Congo Kinshasa. Cyo ni cyambere, bafite ururimi bahuriyeho, bafite byinshi bahuriyeho, ari ubucuruzi, barahahirana muri byinshi bitandukanye. Icyo yarajyanye nta kindi ni ubufasha yamusabaga bwo kugira ngo uriya perezida wa Congo Brazzaville ni umuntu wabanye na Joseph Kabila, kandi Joseph Kabila niwe muopoza wa Tshisekedi. Nimba ariwe muopoza wa Tshisekedi byanga byakunda, azi ukuntu bari babanye Tshisekedi, azi ukuntu bari babanye na Kabila, agashaka ngo arebe uburyo abahuza nande we azahamagare Kabila baganire, barebe ko Kabila uramuzi ko afite uruhare runini cyane muri afite n'abantu benshi bamukurikira. Avuga ati nimba ahuza gutya ari Joseph Kabila kamuhuza na Tshisekedi bizakunda. Icyo yishingikirizaga nuko Kabila yigeze kuba president, akaba yarakoranye n'uriya perezida wa Congo Brazza, byanga byakunda bafitanye communication iri hafi. Icyo nicyo cyambere Tshisekedi yashaka. Bivuze ngo Tshisekedi no yari yemeye yuko abo mbere atemeraga ko baza mu biganiro harimo uruhande rwa Kabila na M23, bivuze ngo yari yemeye ko no baganira, yemera ko baganira. Ariko Kabila iwe ntabwo yakwemera ko baganira na Tshisekedi. Kubera iki? Tshisekedi Kabila ndi yajya Kinshasa, bakumvikana nande bahura mu kindi gihugu cyangwa ahandi hantu, banumvikanye nuko banahura n'ahandi hantu. Kabila ashobora kutahura na Tshisekedi. Hari ikindi se bafashe dasanzwe kirahari. Tshisekedi urabizi ko yategetse abacamanza baburanishije Kabila, bamuranisha adahari, bamukatira igihano cy'urupfu. Niko bimeze, bamukatiye igihano cy'urupfu. Uraje kunegosiya utese n'umuntu wagukatiye igihano cy'urupfu? Barashwanye ni mu byumvikana, barashwanye ntibyumvikana. Kandi ibyo Tshisekedi we arimo aratangira kwicuza ibyo yakoreye Kabila. Arabona ko ari byo byabaye imbarutso yo kugira ngo Kabila aje muri AFC M23, kwima uburenganzira umugabo bita Kabila, gusahura imitungo ya Kabila, gusahura imitungo ya Nanga, gusenya ibikorwa remezo byabo, ndavuga amazu, inganda, inka zabo. Kabila agira amafamu menshi, ifamu yimwe barayisahuye ingabo za Kongo, ininga zirimo barazirya, indi mitungo myinshi yarafatiriwe, yarafatiriwe no muri za Amerika, bigizwemo uruhare nande na Tshisekedi. Sinzi ukuntu Kabila yatekereza kuzicarana na Tshisekedi. Ariko sone mbere yaho hose niki cyari gitumye Tshisekedi yemera koroha kugira ngo none baganire? Niki cyari kibiti? Ni igitutu arimo agenda yotswa n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabonye ko atabyishoboza, yiyambaje n'amahanga. Amahanga amugira inama yo kugira ngo arebe uburyo yaganira. Amahanga amubwiye kuganira, we ntiyabasha kugira gute, ntiyabasha kubyumva. Abanza kwinangira kuganira, ariko ubu ngubu nibwo atangiye gutekereza ko bagomba kugira gute, bagomba kuganira. Ni byumvikana cyane, wenda byanamufasha cyane ko amahanga menshi agira inama Tshisekedi bati mu by'ukuri igihugu uramutse wegereye abanyagihugu bawe abo mutavuga rumwe mukaganira byakemura ikibazo. Nibwo rero ko aribwo buryo yaragiye kuvuga ngo abo tutavuga rumwe dufitanye ikibazo tuganiriye twakemura ikibazo. Nibwo buryo nibwo yaragiyemo, nabyo kandi byamufasha. Bivuze ngo noneho AFC yari kuzamo, abandi bose bakazamo, byose bikemera. Niki cyari gihari. None muri Tanzania ho si yagenzwaga niki? Ni meme objectif. Ni kimwe rwose. Ariko Tanzania ni objectif yarajyanyeyo. Ariko ibyo baganira na Tanzania ibyo ntabwo turabasha kubimenya. Ariko baganiriye bavugana ku buryo bujyanye n'imikoranire. Tshisekedi arimo arashaka kugenda apfukamira Samia Suluhu Hassan, ashaka ko Samia Suluhu Hassan yavuye kuri Kongo, arasa nk'umuntu wavuye kuri Kongo, yiyunga ku bihugu bitavuga rumwe na Kongo. Twamubonye agera muri Kenya, twamubonye agera mu Rwanda, n'u Rwanda ruramusura na Kenya iramusura. Twamubonye afite rendezvous yo gusura Museveni, twabonye ajya kura umunsi Museveni arahira, twamubonye ariyo. Kongo yarangije kubivaho. Tshisekedi akaba ashakisha uburyo
yabyura uwo mubano, yakongera akabyusa uwo mubano, bakongera bakabana na Tanzania nk'uko bari babaye. Madame Samia Suluhu Hassan, perezida wa kino gihugu cya Tanzania turi kuvugaho, yego amaze iminsi batavuga rumwe, ariko mu minsi yabanje hegeze kuvuga yuko ingabo za Tanzania ziri muri kino gihugu cya Kongo. Byanavuzwe yuko ari imyitozo itangwa na Tanzania ku ruhande rwa Kongo, byaravuzwe mu minsi yatambutse, nyuma baza gushwana. Yaragiye gusaba imbabazi. Arashobora kuba agiye gusaba imbabazi cyangwa se agiye kubyura umubano kugira ngo bakomeze babane. Mu bimugenza nabyo birimo hano cyane rwose. Turaza kumenya ibyakurikiye n'ikiganiro cyabaranze nuko byose byari bimeze. Hanyuma ngira ngo kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, ni umunsi wo kwibuka abanyamurenge cyangwa se jenoside yakorewe abanyamurenge. Ndagira ngo utunyarutse tuze kujya mu mateka neza neza. Uyu munsi mbere na mbere ni umunsi w'abantu iki, kuko ni umunsi wo kwibuka abanyamurenge bishwe kuri iyi tariki. Tunyuriremo muri make. Uyu munsi kuri tariki 13 z'ukwezi kwa munane, umunyamurenge wese utuye ku isi yibuka bene wabo bazize jenoside yabakorewe mu gihugu cy'u Burundi. Iyi jenoside ikaba yarakozwe n'abarundi. Umunyamurenge wese atekereza urupfu, ubugambanyi, iyicarubozo abaturage b'abanyamurenge bakorewe muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Mbere ko tuye mu mateka neza nuko ubwo bwicanyi bwagenze, nyirizina uyu munsi ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego rusange rw'ihuriro nyamwinshi wateganije ko bera hehe? Urahari ka Kigali niho uri bubere, ndavuga muri Kigali. Yego. Ka Kigali niho uri bubere. Hanyuma no mu ntara naho bafite utundi ahandi bagiye bateganya. No muri Kongo no haraho wategure kubera. Muri Kongo mu duce tuyobowe na AFCM 23 baribuka. Ni misi mikuru, ni misi mezi itanu bateraniye, bari kuganira iki? Ni icyunamo nyine, abari icyunamo babinjemo. Bari icyunamo babinjemo, barimo gusubiramo amateka y'uburyo abanyamurenge bagize gute bishwe, bazira uko basa, bazira karengane, ubugambanyi bakorewe n'u Burundi, bukaba bugikomeje ubu ngubu, ndetse bakavuga no bakaba basaba n'ubutabera ko abakoze ibyo byaha bagomba kugira gute, bagomba guhana. Kandi abo bakoze ibyo byaha barahari kugeza ubu ngubu. Ariko kuba bahari ntabwo bigeze bagira gute, bigeze batabwa muri yombi ngo batangire kubazwa ibyaha bakoze. None dusubiye inyuma, mbere yuko urumva no munsi wo kwibuka ibyo byabaye, sorry tunayanganisha abantu bahari, tunabakomeze. None bwari ubwicanyi bumeze bute? Dusubirira inyuma no mu mateka, bwari ubwicanyi bumeze bute? Ubwo bwicanyi bwari ubwicanyi ni jenoside. Ira ni jenoside abanyamurenge bagera hari mu Gatumba. Hariho n'abandi bari barimo andi moko, hari n'abarundi bari barimo. Yego. Ariko abanyamurenge bagiye guhabwa amashitingi, bahabwa amashitingi y'umweru. Y'umweru kubera iki? Abandi moko bahabwa amashitingi y'ubururu. Kuki bahabwa gatandukanye? Impamvu babaye atandukanye nuvuga ngo bo bari bafite umugambi wo kuzagira gute, wo kuzabica. Bagira ngo bamenye ngo aba muri shitingi itukura nabo tugiye kwica y'ubururu. Abari muri shitingi y'umweru ni abanyamurenge. Tugomba kubica. Bariranga batandukanye n'abandi. Yari amashitingi atandukanye. Yego. Hari shitingi yari hepfo, indi shitingi ikaba ruguru, hagati yaho akanyura umuhanda. Abanyamurenge bari muri shitingi y'umweru. Yego. Barangije bagira gute, baje kubica. Bica abari muri ya mashitingi y'iki y'umweru, ngo barangize baranayatwika, babatwikira muri ayo mashitingi. Ahagana he byabereye? Hariya mu Gatumba. Bikozwe n'abarundi, byigambwe n'abarundi. Byigambwe na Agatorwa Sani wavuze ngo ni ingabo ze zabikoze. Na pasiteri Habimana muri 2004. Nejo bundi rwose. Kuki bakoze ibyo bintu se ari n'abarundi baturutse mu gihugu cy'amahanga? Ibyo ngibyo barabikoze kubera ko n'ubugambanyi n'ubundi nibyo barimo bakora ubu ngubu. Sibyo? Ni kimwe n'ibyo bakoze mu Gatumba. Ibi byo bakoze barimo bakora ubu ngubu. Ni kimwe n'ibyo bakoze muri 1994. Igihe indege ya perezida wabo ihiriye mu Rwanda bagashana na perezida wariho mu Rwanda. Wari mu Rwanda. Icyo gihe abanyamurenge bari mu Burundi barishwe. Barabarimu bigishagayo n'imiryango yabo. Barishwe. Bagashinjwa iki se kuki bari kwicwa? Bavuga ko bari kubicira iki? Bavuga ko bari kubica ngo bene wabo b'abatutsi bari mu Rwanda nibo bishe perezida wabo wari uyoboye igihugu cyabo icyo gihe. Bari bafite gihamya se cyangwa ni ingengabitekerezo bari bifitiye n'umutima? Iyo ni ingengabitekerezo na sensibilisation yabo bari bakoze bavuga ko hari umututsi wese ugomba kwicwa. Sinabo bonyine abanyamurenge bishwe gusa, hishwe n'abandi batutsi bari mu Burundi. Ariko ibyo turimo tugaruka ubu ngubu turavuga abatutsi b'abanyamurenge barimo gukomeza kwicwa n'igisirikare cy'u Burundi.
ni ibintu byakomeje ko mu minsi yatambutse mu bihugu bitandukanye hariya mu Burundi nani muri Kongo bikorwa n'abarundi nk'uko turigenda tubiganiraho. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa mu minsi yatambutse, ngira ngo rwose ni ikintu tutanakwishimira ko cyabayeho, twavuga ngo si byiza, ariko kugira ngo umuntu utarakunze kumva aya mateka ya jenoside yakorewe Abanyamulenge yumve ko ari amateka ashaririye ku ruhe rwego. ni ukuvuga ngo ubwicanyi Abanyamulenge bakorewe babinjiranye mu nkambi, aho bari mu nkambi. Icya mbere nibwo abaturage b'impunzi bahunze intambara iri mu gihugu cyabo. Impunzi ni ubwa mbere impunzi zakorerwa jenoside aho zahungiye. Impunzi zikicwa, impunzi zikorerwa jenoside mu gihugu zahungiyemo, zaravuye iwabo zihunze intambara zikajya mu gihugu gituje bashakiramo amahoro, zicirwa mu kindi gihugu abariho babicira, kandi zicwa na ba nyiri icyo gihugu bahungiyemo. Babicishije imipanga, babatwikiye mu mazu, bakoresheje intwaro, bakoresheje imihoro, ibishoboka ibyo ari byo byose. Uwarokokaga yirukanka baramurasaga. Utaratwiswe n'umuriro yaratemwe, utaratemwe yishwe n'amasasu. Ariko icyo gihe ninde watanga amabwiriza icyo gihe? Amabwiriza yatanzwe yavaga ibukuru rega n'ibukuru yavaga nibo ugira se ngo ubu ngubu wakubaza ngo ninde uri gutanga amabwiriza ngo bari abarundi bazamuka bajye kwica abaturage mu Minembwe, wavuga ko ari Sineva. Ye amabwiriza yaturutse ashaka kubunamura intwaro yayibunamuraho. Ariko muri we ni wari uyoboye icyo gihe, icyo yashakaga kwari kugira ngo abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge bicwe bashire. Warugize uti ntago abantu bakoze ibyo byaha bigeze bahanwa. Kuki batahanwe? Nuko babuze baridegembya banze kuki batafashwe ngo bahanwe? Barahari abo baturage barahari kugeza ubu ngubu. Agatorwa Sarari ujye umwumva afite parti politique yarahari. Pasteur Habimana arahari, sinzi niba ari mu pasteur niba ari izina, ariko pasteur Habimana arahari. Abo bose nibo bigambye ibitero, bafatanyije na FDLR zirahari, bafatanyije n'ingabo zari za Gatorwasa yari afite icyo gihe. Abo bose barahari, ariko bose ntago bashatse kugira gute kubahana. Impamvu batahanwe nuko bashyigikiye ubwo ngubwo, nicyo nakumvamo. Yego barashyigikiwe, gusa Abanyamulenge bagenda batanga ibirego mu bice byinshi bitandukanye, ariko urukiko rwa Afurika batanzemo ibirego, Irahi batanzemo ibirego, ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Hari icyo basubizwa se kijyanye n'ihumure? Bavuga ko bakirimo bakora iperereza. Ngo barebe niba jenoside bavuga ngo niyo baze cyane rwose, ariko nubwo itaba jenoside, ubwicanyi runaka nabwo burakonfirma bukitwa masakre. Ni icyaha cy'inyoko muntu. Ariko kugeza ubu ngubu icyo bakoze bibanze ku bwoko bumwe, harimo abandi bagamije gutsemba abari bari aho ngaho. Niyo mpamvu tubivuga ko ari jenoside. N'ubundi niko jenoside ivuga, ni ubwicanyi bugamije gutsemba abantu runaka cyangwa tsiko runaka bitewe n'impamvu runaka. Yego. Mu by'ukuri ni ibintu bimaze imyaka myinshi, ariko ntabwo abakoze ibyaha bahanwe ngo bakurikije n'amategeko. Ni n'ikintu gikomeye cyane. Muri rusange iyo ukurikije hariya wumva basaba icyo Abanyamulenge, ni iki bifuza? Icyo Abanyamulenge basaba ni ubutabera. Ni ubutabera na confirmation ya jenoside yakorewe Abanyamulenge. Icyo ni icya mbere. Iyo jenoside yakorewe Abanyamulenge igomba kuba confirme. Irangije kuba bakirangiza kuyikonfirme, bazahite bashiraho urukiko rw'abakoze ibyo byaha babibazwa, batangire bahanwe. Confirmation itaraba ya jenoside n'urukiko ntirwajyaho. Ariko nubwo itaba confirmation, bafata abantu bakoze ibyaha kuko barahari babyemera, nubwo atabyemera ariko arabamushinja yuko yakoze icyo cyaha, nibura agahanirwa icyaha yakoze, ko yakoze ubwicanyi. Nubwo atakitwa jenoside ariko aganirwa ko yakoze ubwicanyi. Kuki ibyo bidakorwa se? Ibyo ngibyo byakorwa, ariko urabona ko biri byinshi cyane. Amahanga niyo yagira gute, niyo akunze kubikonfirma. Ariko Abanyamulenge batanze ibirego ahantu henshi hatandukanye. Yewe bafite n'abavoka b'Ababiligi bagenda babisaba, bafite n'abavoka b'Abakongomani bari muri za Kinshasa, bafite ni benshi cyane, ni benshi. Ariko igihe kizagera bagatorwa asaba biryozwe, niba zaba barapfuye imitungo yabo bizafatirwa, cyangwa se n'abandi bose babigizemo uruhare. Turabizi ko hafi ya bose baracyariho kandi barabyigamba. Jenoside ni icyaha, ni gatozi, ni icyaha kidasaza, igihe cyose gihora ari icyaha, ntabwo gisaza. Aho bizakurikiranirwa, uzaba harazabihanirwa, kandi bizatanga umusoro n'abahari bakomeze kuba bagira ihumure. Ndumva aricyo twabivugaho, niba nta kindi gishyashya twavuga ku biri gutegurwa kuri uyu munsi, cyangwa se kuri uyu munsi wakomeje kuba hariya. Ndumva twagarukiriza aho ngaho muri rusange, tukomeza gukora ibindi bikurikira muri rusange, niba nta kindi twageza ku bantu. Nta kindi, gusa no kwihanganisha Abanyamulenge bose
ba pole abahuye n'ibibazo abana b'imfubyi ababuze ababyeyi babo hariya ababyeyi babuze abana abo bose no kubihanganisha tukabaha pole. Ariko hari ikintu bari gufashwa nk'imfubyi abapfakazi nta kirenze bafashwa buri wese arimenya bisanzwe buri wese arimenya bisanzwe itarabyemera ngo ibafashe niyo mpamvu nta n'ikintu bafashwa bakagombye kuzafashwa ari uko iriya jenoside yabaye confirme. Ariko uwemeza ko jenoside ninde kugira ngo abantu banasobanukirwe neza ninde ugenzura akavuga ngo iyi ngiyi tumaze kubona ko ibi byatumye iba n'ibindi byose bitumye twitwa jenoside. Imiryango mpuzamahanga by'umwihariko ONU bikongera bikagirwamo uruhare na Amnesty International, za Human Rights Watch ndetse n'indi miryango na Afrika yakagombye kubigiramo uruhare ariko ntibabivuga. Baraceceka n'abanyafrika ubwabo baraceceka ntibabivuge. Abarundi bakoze ibyo byaha ntibabivuga, ni bake bagenda babivuga. N'impirimbanyi z'ubuzima bw'ikiremwa muntu abo bose nabo abenshi ntibabivuga, bagenda babica ku ruhande babikikira, n'ugize ngo abivuge Uburundi bamutambika amafaranga kubera ko bashirwaho icyaha cya jenoside bakozwe. Ni ikibazo gikomeye cyane, bizagera bikemuke. Ni ikibazo bizagera igihe bikemuke, buriya bizakemuka, turabizi ko bizakemuka. N'ubu Faransa bwahakanaga uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko nyuma yaho hagiye uriya perezida uhari Macron arabyemera bisabira imbabazi. No mu Burundi niko bizagenda. Hanyuma reka dusoze aya makuru twari twabateguriye. Mwebwe mwese abakunzi bacu mwakoze cyane kuba natwe muri aya makuru. Mbabwire ngo mukomeze gukanda kuri subscribe kuba atarabikora, mukande like rwose kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko kandi wakunze ibintu byacu bakora kuri share kugira ngo bigere kure twagura umuryango mugari wacu no natwe bujya buri munsi. Mubwire ngo ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo cya muri comment. Mwese ndabashimiye cyane, mwakoze cyane. Nitwa Ajabu Marashi, nari kumwe na Nikora. Mwese muhaye muronke. Imboni TV, imboni ya rubanda.